umuntu akaza kubwiriza atari cyo kimuzanye, ahubwo yaraje kubwira abantu aderese yo kugira ngo ajye kubatuburira ngo arabasengera. Aba bantu baze kubabwira ngo basengera abantu, nuko bidashoboka ngo uzababaze igihe baheruka kwisengera bo ubwabo. Barya indimi bajya kugusengera se baba barishoboye? Bajya kugusengera nabo byarabananiye ngo dusengera abantu ngo bashaka ko tunasengana. Ariko izo mpuwe nk'ubu ngewe najya kukubwira ngo abashaka ko dusengana numva gusenga icecekere, nanjye njya kuyafata do nge nkubeshye no gusengera abana banjye 5 bimbera umuzigo. Imana ikarinda ubw'intumaho ngo nisenge, gufata umwanzuro ku giti cyanjye byananiye. Nanjye no gusenga nkabwa Imana inishoboza gusenga, hanyuma nze nkore publicité mama Sharirene n'abafite ibyifuzo muze mbasengere. Barabashuka mumbabare bakozi b'Imana, simbasenye wibabeshye. Nawe urabizi ko utari kubasengera inyungu uri guprofita urazizi. Ngere sinshaka kukubeshya ibyo ntazagukorera. Cyokora umwuka nankoraho pfukamye ndi gusenga, Imana ikakwibuka aho uri. Tajya mvuga ngo abakurikirana mama Sharirene official, sengera abanyarwanda muri rusange n'abatuye isi aho ngaho. Maze rero nugira Imana nkakurota cyangwa nkakwerekwa, hari Imana yo mu ijuru yabikoze ikunsindagiremo ngo ufatire ibi. Ariko nkubeshye bajye birirwa bababeshya abashaka ko dusengana, dore iyi nimero wampamagara tugasengana. Umuntu usenga byenyewe, wa munyamasengesho ufata yibiri agasengera uwatazi, umunyamasengesho ufata iminsi 3 agasengera igihugu cye, ntago aza kubyamamaza kuri kamera. Barabashuka. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabashuhuje mwebwe mwese mukurikirana ijambo ry'Imana kuri mama Sharirene official. Nubundi uyu mwanya tugezemo ni w'ijambo ry'Imana, nizere ko muri amahoro mugoye neza. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi ikomeze kubishimira. Imana y'amahoro ikomeze kwagura ubwami bwayo muri mwe, kandi namwe mukomeze mwagure ubwami bw'Imana. Tugeze rero mu mwanya nubundi w'ijambo ry'Imana, urwandiko rwa Timoteyo, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo, ibice byaho 3, umurongo wa 1. Titre iravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Mfite filime yitwa Ubuhenebere karundura, ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Dusome umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda. Abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ndashaka kubwira abantu ko turi mu bihe by'imperuka. Turi mu bihe by'imperuka. Ntimushukwe n'amatara ari gucana, ntimushukwe n'iterambere ryiza ririho, ntimushukwe n'ikoranabuhanga, ntimushukwe n'uko isi ihishije itangiye no gusarura, ntimushukwe n'abakobwa beza bariho, ntimushukwe n'abasore beza, ntimushukwe n'amafaranga, ntimushukwe n'uko isi ihishije. Icyo nzi nuko turi mu bihe by'imperuka. Ikintu kintera umubabaro kikanambabaza nukuntu abantu bafata ibi bihe bakabifata nk'ibisanzwe, ariko Bibiliya ijya kutubwira ngo mwibuke ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Mwibuke ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Abantu ibi bihe barashaka kubigira byiza kandi ntago babishobora. Birababaje ko abantu babona ibi bihe bakabona ni ibisanzwe, kandi tujya kubibwirwa ahangaha muri Timoteyo, tujya kubibwirwa byari ukugira ngo ibyo bihe nibigera tuzabe maso tumenye ko twinjiye mu bihe by'imperuka. Mbibutse yuko isi yaratangiye ariko igomba no kugira imperuka yayo yo kurangira. Satani ni umugome
ahora twereka buri munsi ko dufite igihe cyo kubaho, ahora twereka ko buri munsi dufite iminsi. Ni umugoma twereka ko imbere yacu hari imyaka dufite. Afite ibintu byinshi atwegereza, akatuzanira ishusho y'ukuntu dufite imyaka myinshi yo kubaho. Ariko burya imperuka naho itaba ngo impanda ivuge, ujye wibuka ko abapfa bose atari uko bafite indwara zidakira. N'abatararwara kuva babaho barapfa, abakiri batoya bashakaga kubaho barapfa, abafite ibiryo byiza barapfa, ababayeho mu buzima bwiza barapfa. Satana ajya twibagiza, akatwibagiza ko ibihe turimo ari mu minsi y'imperuka. Agafata ubutunzi dufite, ubutunzi bukagenda bugatwikira iminsi n'ibihe, umuntu akaba mu manota ariko akumva nta rindi herezo, yageze mu iherezo. Ariko ngo nimumenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushye. Nashakaga kukubwira nkwibutsa ngo ni witonde kuko turi mu minsi y'imperuka. Twasomye amagambo ngo hazaza ibihe birushya, ngo abantu bazaba bikunda, abantu bazaba bikunda. Mureke mbabwire, kwikunda, ikintu cyose ushobora gukora ukikunda ukagira abandi ubangamira. Njya mbibona wenda ahanini nko mu banyamakuru bakora inkuru z'abantu, ugasanga umuntu guharabika cyangwa gusesereza cyangwa gusebya umuntu biramuviramwo umugisha. Uko ni ukwikunda gukomeye. Arashaka gukomera kuko yakomerekeje, arashaka kwishyura inzu kuko hari abo yababaje, arashaka kugura imyenda kuko hari abo yabangamiye. Ibyo bintu ni ukwikunda. Kuba ushobora gufata izina ry'umuntu ukaritesha agaciro kugira ngo ugire abagukurikira, kuba ushobora gufata inkuru mpimbano utigeze uhagararaho kugira ngo ku kwezi baguhembe, ibyo bintu ni ukwikunda. Kuba ushobora gufata umuntu ukamufungisha ngo najye muri gereza usigare mu kazi ke, kuba ufata umuntu ukamwirukanisha mu kazi yakoraga kugira ngo ukunde ugakore, kuba ushobora gufata umuntu ukamutesha agaciro kugira ngo wowe agaciro ukagire. Abantu bazaba bikunda. Abantu bafite kwikunda gukomeye ku buryo ashobora kugutangira amafaranga bakakuniga kandi musengana. Abantu bafite kwikunda gukomeye, si nkubwe ngo wiyange ntibyanakunda, ariko ikintu cyose cyagutera kwikunda abandi ukababangamira nibyo mu minsi y'imperuka. Abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona. Bazaba bikunda bakunda n'impiya. Ariko mureke mbabwire, urwego bigezemo ibyo gukunda impiya biteye ubwoba. Uzi ko abantu bakunda, umuntu akunda impiya kugeza ubwo umuntu bamwohereza kuri kamera bati genda uharabike runaka turaguha aya mafaranga. Akavuga ati nimuyampereze ubundi mumbwire nuko mbigenza. Akaza kwicara kuri kamera akavuga inkuru z'umuntu amuhimbira namubeshyera kugira ngo bamuhe amafaranga. Ariko umva ikintu kibabaje, ubwo bufaranga baguha ntago uzaburya ngo burye mu myaka yawe yose yo kubaho. Uzaburya mu minsi kuko no kwezi ntikurimo, wongera uyakeneye. Bazaba bakunda impiya. Abantu amafaranga yatumye abantu bacurika ukuri, amafaranga yatumye abantu bangana, amafaranga yatumye abantu bacana imitwe. Aya mafaranga noneho abantu bafite amacano bari gushakayo, barimo barakora ibintu ukabona ko bari gukora, barakora ibintu ku buryo nayo bari gukorera ngiye mbona mutazanayarya, nayo muri gukorera mbona mutazaya, kuko murimo gukora nk'abagiye gupfa, ntabwo muri gukora nk'abagomba kurama. Iyo umuntu akora kugira ngo arame, hari ibintu yirinda by'imbogamizi. Ariko uburyo muri gukoramo mushaka amafaranga, mumeze nk'abantu bagomba kuyakorera nonaha mukayarya mu kanya gato, ku mugoroba mugapfa. Kuko umuntu ugomba kurama hari uburyo abamo, hari n'uburyo agomba kwirindamo. Bazaba bikunda, bakunda impiya, badakunda ababo. Uzi ko umuntu abaho agahura n'ibigeragezo n'ibibazo afite umuryango, umuntu akigunga afite abavandimwe, umuntu akiheba afite se na nyina, umuntu akabaho n'abafite ba anti be na ba anko we, umuntu akabaho nk'agati k'inkokore kandi afite umuryango. Bazaba bikunda, birarira, bibona, badakunda n'ababo. Abantu basigaye babana ari abavandimwe, bakabana nk'abahanganye nka Rayon Sport na APR kumwe babihanganiye ku gikombe, badakunda ababo. Umuntu aragenda akajya kwa muganga
akaryama mu bitaro akabura umusura kandi afite famiye iteye ubwoba. Hanyuma bakumva ngo yapfuye bakajya kubyiganira utwo yasize. Icyo ukora murayikunda? Umuntu abaho mu bukene, akabaho nta muntu umugeraho muri famiye, yamara gukira ukayoberwa aho bavumbutse. Ntago bakunda babo. Umuntu arakira mu muryango ntiyifuze gukiza famiye ye. Umuntu aratera imbere mu muryango ntiyifuze guteza imbere famiye ye. Umuntu aramenyekana mu muryango, ariko mureke mbabwire, badakunda n'ababo. Buryo ujye ubabara ngo barakwanga, ariko n'ababo ntago babakunda. Ngo bazaba birarira. Kwirarira kwabo mujya mukubona kuri kamera. Bagira inyigisho zo kwirarira, bagafungura isengero mu bwiraririzi, bakagura imyenda yo kwirarira, bakagira ijambo ryo kwirarira, bakagira amacano yo kwirarira. Bazaba birarira. Bazajya bagira kwera no gukira, bazaba bafite ishusho yo kwera no gukiranuka, ariko bahakana imbaraga zako. Bazaba bera rwose, batera za haleluya nyinshi, bazaba bera, bavuga Yesu cyane hano kuri kamera, bazaba bera, bavuga amagambo menshi y'Imana, bazaba bera, bafite imisaraba ku makote, bazaba bera bavuga mu ndimi bazididibuza. Bazaba bera, batera amakorasi banaririmba bakanarira. Bazaba bera, bafite ishusho yo kwera no gukiranuka, ariko bahakana imbaraga zabo. Uzajya umubona ari hano kuri kamera harimo kuvuga ijambo ry'Imana, ariko nihagira umukobwa umuhamagara kuri telefone, amubwira ati ndashaka kusengera, ati banza umbwire akazina kawe hanyuma umpe na nimero ya WhatsApp. Nayimuhamagara ati cyambere nuko mbonye ufite iminwa myiza. Bazaba bazi kwigisha ijambo ry'Imana, batangana nimero ngo babasengere. Yo ndabona uri umukobwa mwiza, mukanya gato yo ufite n'iminwa myiza, mukandi yo mbega amaso meza. Uzareke tunabanze tunaganire rwose ho yanzagusenya. Bazaba bafite kwera no gukiranuka, ariko bahakana imbaraga zako. Bazaba bavuga ko bakora ibitangaza, bavuga bo basengeye, ariko nimwiherera kuri telefone hakubwira ati ngenda shaka amafaranga. Imana yambwiye ngo mpaye amafaranga, Imana yambwiye ngo ngurire telefone, ariko ubundi iyo Mana ikubwira ngo umubwire, wajya uyibwira ikamwisangira. Bazaba bafite kwera, bazaba bafite kwera no gukishusho yo kwera. Ni ishusho yo kwera no gukiranuka, ariko imirimo yabo izaba ihakana imbaraga zo kwera. Mu isi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Bazaba birarira, bazaba bibona. Yewe mureke mbabwire, hari umuntu uza kuri kamera akavuga ukuntu ari umukozi w'Imana. Mureke mbabwire, tujye tuvugisha ukuri. Ipusi yafashe imbwa iyisomyaho amata, maze imbwa imaze kuyanywa iravuga ngo ibitajyanye n'ibi. Ubundi imbwa irya amagufwa n'inyama, ariko ipusi ikinywera amata. Imbwa yaravuze ngo ibitajyanye n'ibi. Hari ibintu bitababera abakozi b'Imana, hari ibintu bitababera, hari ibintu by'isoni nke, hari ibintu biteye isoni, hari ibintu wisiga ugahita ugaragaza uwo uriwe, hari ibintu wambara. Ibi bintu birirwa babahungizaho gake, ngo Imana ntireba inyuma, ngo ireba mu mutima, babahungiza ukagira ngo bafite ijuru bazabajyanamo. Umuntu yicaye kuri kamera, harambaye muri Afurika y'Epfo, umuntu arenda kuhabona, nawe ngo uri apotre kazi, ngo uri pasiteri. Umuntu arafata ingoyi zose akazogosha, ariko ubundi izo ngoyi ziba zabaremereye ma irinyateye. Hari umuntu mbona uri kuri kamera ngo ni umukozi w'Imana, ngo Imana ariko nayo yaragowe, yarashoboye. Nk'uyu bamukuye. Ubundi hari umuntu ureba ukabona ko kwicara muri stade agafana byamubera. Hari undi ureba yaje hano kuri kamera ngo aravuga ijambo ry'Imana, ukavuga ngo aha hantu yicaye yayobye. Ahubwo wenda naho yagenda akiyicarira akajya kwirebera umupira, cyangwa akiyicarira mu kabyiniro ukabona niho bijyanye, cyangwa akaba yakiyicarira mu kabaro ukabona birajyanye. Ariko nimureke mbabwire ngo bazaba bafite ishusho yo kwera no gukiranuka, ariko bahakana imbaraga zabo. Ngo bazaba ari abagambanyi, bazaba ari abagambanyi.
uzi ukuntu mugambana, uzi ukuntu mugambanira abakozi b'Imana, uzi ukuntu mugambanira abamukorana, uzi ukuntu mugambanirana, uzi ukuntu mugambanirana mu itorero, uzi ubugambanyi bwanyu. Ngewe iyo mvuze abagambanyi mbyumva cyane. Uzi ukuntu mugambanirana mugashaka guteshanya agaciro, mugashaka gufungishanya. Pazaba ari indashima, pazaba ari abagambanyi, bazaba ari indashima, pazaba bibona, ari abibone. Umuntu yicara hano akumva niwe uhari, nta wundi uhari, nta wundi ukwiye kumenyekana, nta wundi ukwiye kuboneka, nta wundi, ni ngewe. Aya magambo ni Paulo yabwiraga Timoteyo, yari arimo kumuganiriza, kuko Paulo Timoteyo yari umwigishwa mwiza wa Paulo, kandi Timoteyo ni umuntu wigiye kuri Paulo ibintu byinshi. Haramubwira tumenye ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Nashakaga kubabwira ngo turi mu minsi y'imperuka. Hari ibintu tutazahindura kuko ari byo mu minsi y'imperuka. Hari ibintu tutazasengera ngo biveho kuko ari byo mu minsi y'imperuka. Hari ibihe bitazahinduka kuko ari byo mu minsi y'imperuka. Ni ibihe birushya. Ariko nimba Bibiliya ivuga ko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya, abantu mukaba mushaka kutaruha, abantu ntibashaka kuruha. Umuntu arakubabaza ugashaka kumwishyura, umuntu yakubangamira ugashaka kumwishyura, umugabo araguca inyuma ugashaka kumwishyura, umugabo arakubabaza ugashaka kumwishyura, umuntu araguhemukira ugashaka kumwishyura. Ariko Bibiliya yavuze ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Nta munyamasengesho naho yaba ameze ate uzasenga ngo ibi bihe bihinduke, kuko byavuzwe na Bibiliya iravuga ngo hazaba ibihe birushya. Kandi Bibiliya iravuga ngo nimubona ibyo bihe bigeze ngo muzararame murebe mu ijuru. Ariko ikintu giteye ubwoba, abantu icyambere ntibashaka kuruha, aho kugira ngo bararame barimo barareba batya bakareba abanyamasengesho. Wowe urabona umuntu hano kuri kamera, dufite rero ukuntu abantu basigaye bameze, umuntu akaza kubwiriza atari cyo kimuzanye, ahubwo yaraje kubwira abantu aderese yo kugira ngo ajye kubatuburira ngo arabasengera. Aba bantu baze kubabwira ngo basengera abantu, nuko bidashoboka ngo uzababaze igihe baheruka kwisengera bo ubwabo. Barya indimi, bajya kugusengera se bo barishoboye? Bajya kugusengera nabo byarabananiye? Ngo dusengera abantu ngo bashaka ko tunasengana. Ariko izo mpuhwe, ubu ngewe najya kukubwira ngo abashaka ko dusengana umva gusenga icecekere, nanjye njya kuyafata do. Nge nkubeshye no gusengera abana banjye 5 bimbera umuzigo, Imana ikarinda ubw'intumaho ngo nisenge, gufata umwanzuro ku giti cyanjye byananiye. Nanjye no gusenga nkabwa Imana nishoboza gusenga, hanyuma nze nkore publicité mu masharirene n'abafite ibyifuzo muze mbasengere, barabashuka. Mumbabare bakozi b'Imana, simba senye wibabeshye. Nawe urabizi ko utari kubasengera inyungu uri guprofita urazizi. Ngere sinshaka kukubeshya ibyo ntazagukorera. Cyokora umwuka nankoraho, pfukamya ndi gusenga, Imana ikakwibuka aho uri. Nzajya mvuga ngo abakurikirana mu masharirene official, sengera abanyarwanda muri rusange n'abatuye isi aho ngaho. Maze rero nugira Imana nkakurota cyangwa nkakwerekwa, hari Imana yo mu ijuru yabikoze ikuntsindagiremo ngo ufatire ibi. Ariko nkubeshye bajye birirwa bababeshya abashaka ko dusengana, dore iyi nimero wampamagara tugasengana. Umuntu usenga byenyewe, wa munyamasengesho ufata yibiri agasengera uwatazi, umunyamasengesho ufata iminsi 3 agasengera igihugu cye, ntago aza kubyamamaza kuri kamera, barabashuka. Mwige kwisengera, mwige kubonana n'Imana. Aba batera inkunga yo gusenga baza ari umusada babaha, nanjye ari gembe babwira, ariko bajye baza bashingiye kuyabo. Muze tubasengere mama we. Ubu mbese mufite imbaraga zo kwisengera, mwabonye nizo gusengera abandi. Gusengera abantu se ryasengesho ryanyu ry'ibitotsi, ubundi se mubwirwa n'iki ko babasengeye? Noneho ndashaka kujya Cyangugu,
numvise cya kibazo cyo kora muri abanyamitwe, numvise ufite ikibazo gikomeye, mbona ko ngomba kukijyana muri murya kandi barahafunze. Ubwo urumva atagushuka? Ntago byemewe muri iki gihugu cy'u Rwanda kugira ubutayo n'ubuvumo bajya gusengeramo, ntibakabashuke. Ubwo uzi ikintu ushatse kukubwira, ujye uhamagara abagufasha gusenga, ari umusada cyangwa inkunga baguha. Hari igihe umuntu ugomba kumwongerera ku byo yari afite kugira ngo atere imbere, ariko igishoro n'inyongera byose ari ibyo bigushuka. Nabo byarabananiye, ntibakiyiriza ubusa, ntibakisengera. Kandi ikikubwira ko bakubeshya, bazagusengera umwaka ntacyo bahaye, urebe ko bazongera no kukubwira. Amasengesho usengerwa ntukayizere rata, ujye wizera yo wisengeye. Ngeweho icyifuzo ndi kuri kamera ukampamagara ngo usengere iki, byagera saa 10 nkaba nibagiwe. Ubwo se urumva nkwanze rata? Ntago nkwanze. Ariko hari Imana ikwibuka. Haleluya. Hari Imana ibona ko gusenga byakunaniye, ikakunihira, ikagutangira icyifuzo cyangwa ikakumanuraho imbaraga. Ayo wasengewe ntukayizere, ahubwo ayo wisengera uzajya uba ariyo wizera. Mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Ibihe birushya birabageraho, aho kugira ngo murarame, ahubwo ukajya kuri YouTube iti ninde nabonye ufite amavuta. Ese ubundi amavuta yapimisha iki nyiramwe? Niko papa we, amavuta yapimisha iki? Abafite amavuta mubabwirwa n'iki? Abatayafite mubabwirwa n'iki? Iyo umuntu ataje kuri kamera ngo adidibuze indimi ngo kakuru, nabonye bateka imitwe bamwe ngo baranabeshya. Ngo reka njye kureba umukozi w'Imana ufite amavuta muha icyifuzo. Reka nkubwize ukuri, gusengera na si icyaha. Nanjye hari abantu bambabaza mu mutima wanjye nikoreye nsengera, kandi nkabasengera bitewe n'impamvu yaho twahuriye cyangwa bimeze gute. Ariko kugira ngo umutima wawe uwinike mu bahanuzi no mu bavuga butumwa ngo bajye bahora bagusengera, umenye ngo ntacyo ufite. Wowe ubwawe isengere, usenga Imana yawe. Imana yumva Icyongereza, yumva Igiswahili, Imana yumva Ikinyarwanda neza ntiyavukiye mu Rwanda, ikumva Ikirundi ntiyavukiye i Burundi, izi Icyongereza wagira ngo yavukiye mu Bwongereza, izi indimi zose iziringara. Haleluya, haleluya. Izi Kigande, izi n'urukiga, urukiga iraruzi. Imana iraruzi. Haleluya, haleluya. Ariko ubundi iyo mubona Imana izindi ndimi zose, ubwo we ntacyo wumva. Imana impamvu yamenye indimi zose, haleluya, nuko yarizi ko abazayihamagara bakayitakira ari abo mu bihugu byose n'indimi zose. Nihabwa icyubahiro. Ururimi rwose uvuga mu Imana irakumva. Umva ikindi, hakagira abantu bigira bavoka imbere yawe n'Imana ngo bigira abahuza. Umuhuza yari Kirisitu. Umuhuza ni Kirisitu, niwe uduhuza n'Imana, ntihazagira umuntu ubizamo wundi. Nta soni. Mugeze mu rwego rwo kwizera amasengesho ukumva ko amasengesho ya Mama Sharene niwe Imana yumva wenyine. Inyumva ngenyine se yambyaye ngenyine. Mama Sharene asengeye ryagerayo kubera iki? Imana nyitwaza ibitabo. Kuko nabonye Mama Sharene afite ingani ivugema, ndabaza ubu ibihosho byanyu muraje mu mpondaguri. Nuko Imana yakomeje uruhanga rwanjye nk'ibuye ry'isara bwayo. Mama Sharene asengeye niho Imana yanyumva. Mama Sharene agusengeye niho Imana yakumva ite? Nge nagira ngo nkubwire ngo naho waba uri umunyabyaha aho uhamagarira Imana, Imana irakwitaba. Imana ni umubyeyi n'umugongo mugari uduhetse. Nta soni. Ubu se Yesu yaje kumara iki? Yesu uko yaje kugira ngo abe umuhuza wacu n'Imana. Ibyo bigirwamana by'abashumba mushyira hagati yanyu bya bapotere, ibyo bigirwamana, umuntu ararwara gripe, mukozi w'Imasengere yarwara igicurane, mukozi w'Imana napfuye yagira urubanza, erega irakomeye. Ubu noneho amashuri agiye gutangira, abakozi w'Imana niba betayari. Minerval, mukozi w'Imana. Ubwenge mu ishuri, mukozi w'Imana. Ariko reka nkubaze, ko Imana ivuga ururimi, yumva ururimi rwawe, kuki utiga guhamagara Imana? Abasirikari iyo bagiye ku rugamba, bajya ku rugamba bafite amasasu n'imbunda n'ibindi bikoresho bitewe naho bagiye kurwana.
iyo abanzi bari kubarwanya barimo kubahashya nibwo bahabwa support. Ariko se umuntu azajya hirwa musabiriza mukanasabiriza n'amasengesho, uzasabiriza ibirayi, usabiriza ibitoki, uzasabiriza imyenda, usabiriza y'inzu, usabirize n'amasengesho. Nkagira ngo mbabwire ngo nimwige kwisengera. Mama Sharirene n'abandi bakozi b'Imana bazaza ari ukugusayidira no kugufasha nkuko natwe hari abadusayidira. Ariko wibuke ko Mama Sharirene ari igihe uzamuhamagara ari mu bitaro, hari igihe uzamuhamagara nanjye ndi mu ntege nkeya nta na Mwami Yesu ushoboye, ndi kwibutsa Imana ko yo nasenze. Urumva, hari igihe uzambwira ngo ninkwikorere, nanjye ibyo nikoreye nabuze uwo mbyikoreza kuko ndi inyama ndi n'amaraso. Ariko iyi Imana ihora ari tayari, kandi telefone connection y'Imana ntabwo igivaho tugiye gusenga. Mana nziza, Mana nzima, ni wubahwe, shyirwa hejuru kuko uri umukozi w'umuhanga. Haleluya. Ndagushimiye ijambo rizima kandi ryiza. Iri jambo riherekeze rigera ahantu wifuza ko rigera. Ineza yawe ikomeze ibane natwe. Sengeye abankurikiranye kugira ngo ubambike imbaraga zo gusenga, ubambike imbaraga zo kuba maso, kandi bamenye ko ibi bihe turimo ari ibihe birushya. Urinde abantu bawe gutinzwa n'ibyo babona n'ibyo bumva, biyongeremo imbaraga y'ubutwari bahagarara aho bashaka mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro rero nibaho umugisha. Imana irahari ku bwawe, kandi ku manywa na nijoro Imana n'ijisho ryawe ikubera amaso kugira ngo udahungabana. Mukomeze rero gusharinga ubu butumwa, mwandika hepfo kuri comment, kandi mukomeze n'abandi batarakora subscribe muyikore kugira ngo mukomeze murebe filme, ubutumwa, impuguro n'ijambo ry'Imana n'ibindi bitandukanye. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Amen.